byanga byakunda ntabwo abagabo bajya babeshya. Buriya mu bantu batabeshya n'umugabo aza ku mwanya wa mbere. Nkumubwiye ati mugabo mwiza wiriwe, cyangwa se papa kanaka wiriwe, ese umeze ute? Meze neza, reka manze njye kwitunganya ndaje. Biba byiza cyane iyo duciye bugufi inshuti z'abagore. Abagore rero bo muri no minsi ngo mwihugiyeho cyane, muhugiye gushaka amafaranga, muhugiye gushaka ibyo abagabo banyu batabahaye. Hari abagore batanyurwa, abagore batanyurwa nuko umugabo afite akazi k'ibihumbi 150 cyangwa k'ibihumbi 80, akumva azakurira amafaranga menshi kurusha umugabo. Urumva ibyo nabyo ntabwo bishimisha abagabo. Mwiriwe neza nshuti zanjye, ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero shangazi wanyu arabasuza kuko yarabakumbuye kandi arabakunda cyane. Uyu munsi rero nshuti zanjye z'abamama nje kuganiriza ku bamama batazi kwita ku bagabo babo cyangwa se batazi guha keya abagabo babo. Ese muraje mumbwire ngo shangazi ni iyihe mpamvu ugarutse ku bagore cyangwa se ugarutse kuri twebwe? Muri no minsi biteje inkeke, abagabo benshi bagenda bambaza ngo shangazi, ese kutugarukaho katubwira ngo twakoze uku twabigenjeje gutya, ese kutabutubwirira abagore bacu? Abagore rero muri no minsi mwihugiyeho cyane, muhugiye gushaka amafaranga, muhugiye gushaka ubutunzi, kandi nta butunzi bwa mbere bubaho bwaruta umugabo. Buriya umugabo niwe butunzi bwa mbere, nk'uko umwana bakubwira ngo umwana ni ubutunzi bw'umuntu. Mu butunzi ufite, niba nta mugabo ufite, nta butunzi ufite. Nawe kandi wa mugabo we niba nta butunzi bw'umugore ufite, nta butunzi ufite. Buriya ngo abagore b'iki gihe dusigaye twiruka inyuma y'amafaranga, tukiruka inyuma y'ibyo twabuze. Umugore yakumva amafaranga imbere, umugabo inyuma, ngo cyane cyane noneho ngo abagabo twabasimbuje abana. Ngo umugore ngo umuzana ari umukobwa, uwo ni umukunzi wanjye wabimbajije ati se shangazi ni ukubera iki iyo uzanye umugore ukamugeza mu rugo ari umukobwa, muri iyo minsi mutarabyara aba ari umugore, ari sheri, nawe uri sheri, utaha akakubaza amakuru, sheri ese ukazibyiriwe bimeze bite? Urumva ko ni ibintu muri rusange bifatika kandi bigaragara. Umugore agatwita amezi 9, umugabo akamwitaho. Umugore yamaje ngo kubyara afata wa mwanya w'umugabo akawuha umwana. Umugabo yamubwira ati se sheri wanjye umeze ute? Ati tonde kwita ku mwana. Ese umugore wanjye ko ngushaka, umwana ntarasinzira. Biteje inkeke rero, yarambajije arambwira ati tubabarire utubwirira abagore niba yo barangije kubona abana abari bo ese baba baraje iwacu, cyangwa se umugore aba araje iwanjye azanywe n'umwana gusa, cyangwa nanjye abankeneye. Arangije arambwira ati iyo umugore amajije kubyara uramureba, wamuhamagara ati se sheri wanjye ko ngushaka, akagukangisha umwana. Ese sheri wanjye ibiko byapfuye, akagukangisha umwana. Urumva ko muri make, urumva ko bitangaje kandi bibabaje, kubera ko umugore, niba umugabo akubwira ati ndagushaka, ukamubwira ati umwana, ese ko ndeba ibi byapfuye umwana, ese akazi ko ndeba kapfuye umwana, urumva ko ibintu byose ari umwana imbere. Ese barababeshyeye? Gusa uyu munsi twikubita agashyi, ndizera ko batababeshyeye. Byanga byakunda ntabwo abagabo bajya babeshya. Buriya mu bantu batabeshya n'umugabo aza ku mwanya wa mbere. Ko nta kuntu umugabo yanyandikira ambwira ati shangazi tubwirira abagore baturutisha abana ikintu cyose umwana. We mugore rero narinje nkubwira ngo abagore twihugiyeho. Topic y'ikiganiro cy'uyu munsi iravuga ku bagore bihugiyeho muri no minsi cyane. Abagore ngo bashaka amafaranga, abagore muri ta ku bana, abagore sinkubuje kwita ku mwana, ita ku mwana wawe pe, nkuko bisanzwe umwana umwite, ariko n'umugabo abone umwanya, kuko abagabo nabo iyo umweretse ko utamwitayeho, ukamwereka ko uri kumwe cyane n'umwana kumurusha, uvuye mu kazi uraje uhitira muri berisi y'umwana, mwana wanjye bebe umeze ute sheri, kandi n'umugabo umuciyeho muri saro, ntumubwiye ati mugabo mwiza wiriwe, cyangwa se papa kanaka wiriwe, ese umeze ute? Meze neza, reka manze njye kwitunganya ndaje. Ukagera muri saro ukabanza ukamubaza amakuru, umara kumubaza amakuru ukamubwira ati ariko sheri wanjye reka manze nsuze n'umwana, ntabwo twirirwanye. Biba byiza cyane iyo duciye bugufi inshuti z'abagore. Iyo duciye bugufi
utaje ngo uhite uta isakoshi hariya, uhite ujya kureba umwana wowe umusize muri salo, ari igihe umugabo ubikora 2, 3, 4, 5 akicara akabitekereza akavuga ati ariko uyu mugore ubundi ubu ni gusa. Hari umugabo wigeze no kunganiza nawe arambwira ati ndakeka madamu anca inyuma. Umugore waguca inyuma? Bari bafitanye umwana w'amezi 6. Ati se kubera iki? Ati umugore wanjye kuva twashakana mbere hose twarakundanye, twarabasheri, ntiyigeze amwereka ko nta mwanya mfitiye, yaramfitiye umwanya, amfitiye igihe, atari kubarataha akajya kureba umwana, yavayo akajya muri telefone. Umugore akora no muri salo, yavayo akajya ngo gutanga amaraporo y'uko byagenze y'ibintu yaranguye, amaproduit n'ibiki. Ati njye nta mwanya kimbone. Ati ariko se buriya shangazi umugore wanjye ntago yaba anca inyuma? Namubwiye nti rero umugore ntago aguca inyuma, ahubwo muganire, umubaze ikibazo gihari. Umubaze ese mu kazi, ese bimeze gute, ese biragenda, ese impamvu ituma wihugiraho cyane ntumbonera umwanya nuwuhe. Abagore rero bo muri no minsi ngo mwihugiyeho cyane, muhugiye gushaka amafaranga, muhugiye gushaka ibyo abagabo banyu batabahaye. Hari abagore batanyurwa, abagore batanyurwa nuko umugabo afite akazi k'ibihumbi 150 cyangwa k'ibihumbi 80, akumva azakurira amafaranga menshi kurusha umugabo. Urumva ibyo nabyo ntago bishimisha abagabo. Ngewe nicyo kintu uyu munsi numvaga kindaje inshinga cyangwa se kindaje inkera, babandegera cyane. Ati kubera iki shangazi abagore bihugiyeho, abagore bahugiye gushaka amafaranga, abagore bita ku bana cyane kuturusha. Iyo umugore umushatse akamara kubyara, ubona ubushake bubaye buke, ukabona arita kuri bebe, ukabona mbese kandi nanjye ndabikeneye. N'umugabo akeneye kubona ameze nk'umwana, akeneye kumva ya magambo, akeneye kubona umugore we amubwira ati sheri gutya, ese sheri uyu munsi twagiye ku muhanda, uyu munsi byagenze neza. Abagabo nibyo bintu baba babikeneye inshuti. Biba byiza rero iyo wowe mugabo nubona umugore wawe ameze gutyo, mu gihe mugeze mu gitanda, mugeze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mbere yuko mugikora banza umuganirize, umubwire se sheri wanjye, mugore wanjye, ko mbona utakinyitaho cyane, ni igiki nakoze. Hari igihe nawe mugabo uba ufite defo, bitavuze ngo nuko navuze abagore gusa, n'abagabo hari igihe baba bafite defo. Umugabo hari igihe aba afite defo yo gutaha nijoro, umugabo hari igihe aba afite defo yo gutaha yasinze, umugabo hari igihe aba afite defo yo gutaha avuga nabi. Ibyo byose ni ibintu bituma umugore nawe atakubonera umwanya, yihugiraho, akabura amasaha yo kukwitaho, kuko akavuga ati ya masaha nari ngezeho kukwitaho, ufite ibyo uri kwitaho. Umugabo wanjye namwitagaho atashye saa 4 z'ijoro, nari gutaha saa 7. Namwe mwikubita agashyi mbere yuko ucira mugenzi wawe, cyangwa se mbere yuko ucira umugabo wawe, cyangwa mbere yuko ucira umugore wawe inuze urubanza, banza ujya ahantu muri kontorore, wikontorora uvuge se ngende ibisisa kigoroye, ese ni ukubera iki umugore wanjye yanyitagaho mbere, njyewe ni ukubera iki atari kubasha kunyitaho? Wayi ni ukubera iki? Hari impamvu. Umugabo wawe ashobora kuba afite izo mpamvu zitandukanye. Nusanga ufite ikibazo, burya abagore tugwa neza, kora nk'aka surprise utaha kare, nubikore nk'icyumweru. Nibanga mbibiye mwabagabo, ubikora icyumweru. Niba mbere yari yaramenyere kutaha saa 3, ukaba utaha saa 8, usubire kongera gutaha saa 3 cyangwa saa 4. Azageraho akubwira ati sheri bese usigaye untanga gutaha. Buriya abagore hari igihe tuva mu kazi dufite ba boss batandukanye, ba boss bakatubwira ati uyu munsi ni wowe uri bukontorore bino, ukabona ugiye muri kontorore, ukabona ugiye gutagita ibintu byose, kubifagitira, ukabona amasaha kugereyeho. Gusa abagore ikintu mbakundira, abenshi na benshi bahamagara abatantene cyangwa bagahamagara abagabo bakamubwira ati rero sheri umunsi akazi kabaye keshi, dore ubu ndi gutanga amaraporo, ndagera mu rugo ntinze. Urumva iyo ubwiye umugabo ngo uragera mu rugo utinze, umugabo ahita yumvisha ko uri butahe utinze, agahita yanyura mu kabari.
bibe byiza rero wa mugabo we wigenzure uvuge ati se kuki umugore wanjye atakinyitaho, kuki umugore wanjye yihugiyeho. Muri make nabwiraga abagore kubera ko abagabo bari barabandegeye ngo musigaye mwihugiyeho cyane, ngo musigaye mushaka amafaranga cyane, musigaye mwita ku bana cyane. Kwita ku bana simbibujije, ikindi cya nyuma aricyo ngarukiyeho, ita ku mwana ariko wite no ugaruke no ku mugabo. Hari ukuntu wita ku mwana ukagenda ugiye gusinziriza umwana bikarangira usinziye. Umugabo nawe akabona ugiye kuryamisha umwana agahita ajya mu buriri akiporogaramu akitunganya agahita yishyiramo akavuga ati uyu munsi sheri wanjye ngiye kumutegura, ngiye gukora imibonano mpuzabitsina nshaka kubera ko natashye kare ndumva nshaka umugore wanjye ndamukumbuye. Ariko umugabo akagenda akiporogaramu akamara iminota 30 atarakubona, ugasanga nawe aho uri gusinziza umwana nawe wasinziriye. Umugabo akabyuka akaza akakurunguruka agasanga wasinziranye n'umwana, ndatekereza akavuga ati okay, burya uno mugore wanjye umwana wanjye niwe umuruta, niwe umusinziriza, niwe umuha mbese keya agasinzira. Nababwiraga rero abagore mureke kwihugiraho cyane, mureke kwereka abagabo banyu ko mwitaye ku bana cyane kubarusha, wite ku mwana ariko n'umugabo mwiteho. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza, bye bye.